Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu batatu, babiri bahita bitaba Imana. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Kigali, mu kagari ka Nyabugogo. Iyi mpanuka ibereye nk'ahazwi hano ku kiraro hano kuri Nyabarongo, utarambuka ngo ujye mu karere ka Kamonyi. Iyi mpanuka ibereye hano mu karere ka Gasabo. Iyi mpanuka irishije abanyarwanda benshi cyane. Imodoka y'ikamyo yavaga mu mujyi wa Kigali yerekeje ibintu Muhanga, n'imodoka yavaga Muhanga izanye ibintu mu mujyi wa Kigali. Iyi modoka yari mu bwoko bwa Coaster, yo yari itwaye abantu n'ibintu ibizanye hano mu mujyi wa Kigali. Ni modoka yari itwaye ibijyanye n'ibyo kurya, yarivuye hano ku isoko rya Nyarugenge aho bapakira imiceri, utuwunga ndetse n'ibindi bitandukanye. Nibwo byaje gusekuranira rero hano impande ya Nyabarongo, bivuze ngo ni hano hagati na hagati Nyabarongo na Kamonyi, koko ni hano ku kiraro hano kuri Ruriba, ngira ngo hano kuri Nyabarongo murahazi. Niho rero iyi mpanuka ibereye, irijije benshi, itumye benshi bava mu byabo, itumye benshi imitima ibarya. Bamwe bari bari mu iyo modoka baguye igihumure, ubwo abakomeretse cyane bahise bajyanwa ku bitaro bya Muhima byihutirwa, dore ko ako kanya ambulance zo ku bitaro bya Muhima zari zirimo zicaracara aho ngaho, zahise zihamagarwa byihuse zihita zijyana abakomerekeyemo mw'ino mpanuka kwa muganga. Polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda, traffic police, ivuga yuko izi modoka kugongana ari uburangare bw'abashoferi, dore ko umushoferi wari utwaye imodoka ya Yutongo wari urimo uturuka mu ntara yari yanyoye ikawa nyinshi, kubera ko yari afite ibitotsi ndetse n'umunaniro. Nibwo rero yaje gusinzirira kuri vola, birangira asekuranye n'ino modoka yindi yari iva mu mujyi wa Kigali yerekera mu ntara y'Amajyepfo. Bino rero byatumye polisi ishishikariza abashoferi kujya batwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha ndetse batananiwe, kandi ikindi bajye baka ikiruhuko baruhuke kugira ngo batware ibinyabiziga bananiwe bari gusinzira, usange bashyize ubuzima bwabo mu kaga ndetse n'ubwa bagenzi babo mu kaga. Koko iyo ugonze umuntu agapfa urahanwa nawe bikomeye cyane, bagufunga amezi 3, ikishyura amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni, asirasi igasigara ikurikirana n'ibindi, ariko ayo ngayo wayatanze. Urumva yuko rero ari ibihano bikakaye cyane. Abatwara bisi hano mu mujyi wa Kigali